La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Benshi muri twe iyo definition cyangwa inshoze y'umuziki twayize mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, ariko yaragiye yibika mu bwonko ku buryo n'ubu bigoranye gusanga hari uwayibagiwe. Umuziki utuma isanzure rigera roho, ibitekerezo bikagira amababa, gutekereza kukaguruka, ugatuma ubuzima na buri kimwe bibaho neza. Ibi ni ibyavuzwe n'umuhanga witwa Plato, akaba ari umucurabwenge w'umugereki wabayeho kera cyane, aho yavutse mu mwaka wa 128 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, agapfa mu mwaka wa 348 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Umuziki kandi hari abawita ikiyobyabwenge. Hari umuntu udashobora kugenda mu matwi ye hataribo za écouteurs ngo agende yumva umuziki. Hari umuntu udashobora gusinzira hatarimo akaziki gatuje kamufasha gusinzira neza. Hari umuntu utagenderwa neza n'igogorwa mu gihe amaze gufungura, igihe nta muziki urimo ubimufashamo. Umuziki ukundwa n'abakuru, abato, abashesha kanguhe, abazungu, abirabura, buri wese agira injyana akunda, cyane ko uba ufite injyana nyinshi zitandukanye. Uyu munsi ngiye kugaruka ku byiza 10 kumva umuziki bitumarira mu mubiri wacu cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntujye kure, iyi ni isi mu ncamake, naho njye nitwa Abraham w'Imana. Icyambere kumva umuziki bitumarira nuko bigabanya stress no kwiheba. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura na byinshi bikadutera stress, ibindi bikaduhangayikisha ndetse bikadutera kumva tudatuje. Mu guhangana nabyo, ikintu cya mbere wagakoze ni ukumva umuziki utuje, ndetse byashoboka ukaba utarimo ibicurangisho cyangwa harimo bikeya, kugira ngo utwarwe n'amagambo yubatse iyo ndirimbo. Aha si byiza gukoresha indirimbo zirimo ingoma zidunda cyane, ndetse ntabwo ari byiza gukoresha indirimbo z'amashusho, ahubwo uhitamo gukoresha iz'amajwi gusa. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2007 bugaragaza ko umuziki utuma cortisol igabanya igipimo yarigezeho, nuko bigafasha mu kugabanya stress. Si ibyo gusa, kuko niba wababaye, warakaye cyangwa wumva udatuje, umuziki utuje ni umuti mwiza kuri ibyo. Aha ni wowe nyir'ubwite uhitamo uwo ushaka kumva ukunze kandi ukagwa ku nzoka. Niyo mpamvu tutagira ngo wumve indirimbo iyi n'iyi, ahubwo wihitiramo bitewe n'ikikunyuze. Icya kabiri, umuziki ugufasha mu buzima bwawe nuko bigabanya uburibwe. Iyo bigeze mu kugabanya uburibwe, usanga umuziki wihariye. Abahanga bavuga ko umuziki utuma harekurwa umusemburo wa dopamine, ukaba umusemburo utuma wumva uruhutse kandi wishimye. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2011 bugakorerwa ku bantu bari bamaze kubagwa, bwagaragaje ko kumva indirimbo kuri bo byatumye nyuma yo kuva mu kinya uburibwe batabwumva cyane. Ubundi bwakozwe mu 2013 ku bantu barwaye indwara zo kuribwa mu ngingo n'imitsi, bwerekanye ko nabo byabagabanyirije uburibwe bakumva baruhutse kandi kuribwa bikagenda. Ikindi gihe niwumva uri kuribwa, aho kwihutira gufata za aspirin na za paracetamol, uzafungura akaradiyo kawe wiyumvira umuziki ku kariro gake, uzumva uburibwe bugiye buhoro buhoro bugashira. Ikintu cya gatatu umuziki utumarira nuko utuma ubudahangarwa bukora neza. Akandi kamaro ko kumva umuziki nuko bituma nyine ubudahangarwa bugira ingufu. Iyo uri kumva umuziki, umubiri wawe wongera igipimo cya immunoglobulin A. Iyi izwiho kugira uruhare mu gutunganya uturemangingo dukora neza kandi umubiri ugahorana itoto. Si ukumva gusa, kuko no kuririmba uri kumwe n'abandi bizamura ibyiyumviro ndetse bikagabanya cortisol twabonye ko izamutse bitera stress. Ibi mu kubikora, tangira wumva indirimbo ukunda, ugerageze kujya uyigana. Niba ufite abo mubana, ubasabe mufatanye kuririmba. Ibi bizakurinda indwara nyinshi kandi bitume ugira ubudahangarwa bw'umubiri bufite ingufu. Ikindi ko umuziki bidufasha nuko bifasha mu gukora siporo. Ibi byo abakora siporo muri gym tonic barabizi kurusha abandi. Sibo gusa, kuko n'abakora siporo yo kwiruka dukunze kwita gukora cross, iyo uyikoze uri kumva umuziki muri ekuteri ugera kure kurenza iyo utari kumva umuziki. Kumva uri kwiruka bikurinda kunanirwa vuba. Hano noneho rero biratandukanye, kuko ho bisaba kumva uvuduka kandi urimo ingoma
nyinshi ku buryo uguha ritmu ugenderaho mbese ukumva uri mu kinyenga. Akenshi muri gym tonic hifashishwa imiziki yo mu bwoko bwa techno, naho mu kwiruka ushobora kumva reggae cyangwa rock ariko idakabije. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumva umuziki uri muri sport byongera 15% ku gihe n'ingufu ukoresha iyo utawumvaga. Ikindi nuko kumva umuziki byongera ubwenge bwibuka. Umuziki ufasha umuntu kwibuka ibyahise kurenza kutawumva. Uko twabibonye mbere bituma umusemburo wa dopamine urekurwa ku bwinshi, uko bigafasha mu kwiga no kwibuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo wiga uri kumva akaziki gatuje bigufasha gufata mu mutwe vuba. Gusa hano bigusaba kuba ubasha guha agaciro ibyo usoma kurenza ibyo uri kumva. Ku bantu barwaye indwara ya stroke, ubushakashatsi bwerekana ko iyo bumva umuziki bihitiyemo bifasha ubwonko bwabo kugaruka ku murongo vuba, ndetse bukabasha no kuba bakibuka ibyabaye mbere y'uko barwara. Ikindi ni uko kumva umuziki bifasha mu gusinzira neza. Niba ugira ikibazo cyo gusinzira mbere yo kuryama, banza ufate nk'iminota mike wumva umuziki utuje, nuryama uzasinzira neza. Gusa uzirinde kumva imiziki y'ingufu nka rock na techno kuko yo yatuma ahubwo buri bitotsaho kugira ngo ubibone. Iyo uri kumva umuziki bituma ibindi bitekerezo bikuvamo ukaruhuka kandi ukagira ufite akanyamuneza, nuko bigafatanya mu gutuma uruhuka neza. Icya karindwi nuko kumva umuziki bifasha kurya buhoro kandi bike. Gucuranga uturirimbo dutuje mu gihe uri kurya bifasha abantu kugabanya umuvuduko wo kurya cyane. Ibi rero bituma uhaga vuba kandi utariye byinshi. Ibi bikaba byiza cyane ku bantu bifuza gutakaza ibiro, kuko uko urya bike nako umubiri ukoresha byinshi birenze ibyinjiye, bikaba byagufasha kugabanya ibiro. Mu gihe rero wifuza kutarya byinshi, gerageza ufatire ifunguro ahari urumuri ruke kandi hari umuziki utuje, bizagufasha. Icya munani nuko bifasha imitsi y'amaraso gukora neza. Iyo uri kumva umuziki ushimishije, wumva akanyamuneza kandi ukishima. Ibi wumva bikubaho mu gihe uri kuwumva, bigirira akamaro umutima n'imiyoboro ijyana amaraso ahanyuranye mu mubiri. Utuma endothelium ikora neza. Iyi endothelium tuyisanga no mu nsoro zitukura. Imikorere myiza yayo ni ryo banga ry'imikorere myiza y'urwungano rw'amaraso. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2008 bwagaragaje ko kumva umuziki bizamura igipimo cya FMD, flow mediated dilaton, kuri 26%. Iyi FMD ni ipima imikorere myiza ya endothelium. Kuri ibi kumva umuziki bingana no guseka. Inyungu yabyo ku mutima irangana. Icyakenda uko guseka bigabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Kumva umuziki utuje buri mu gitondo na nimugoroba byibuze iminota 30 bituma umuvuduko ukabije w'amaraso ugenda ugabanyuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumva umuziki byibura iminota 25 ku munsi mu gihe cy'ibyo bigabanya igipimo cyo hejuru cya SPB, ukaba umuvuduko umutima ukoresha wohereza amaraso mu mubiri. Ufasha kandi mu gukira vuba ku barwaye umutima n'indwara zijyana nawo zose. Icya 10 nuko bifasha abarwaye stroke gukira vuba. Nkuko twabivuze haruguru, ariko by'umwihariko ku barwaye stroke dore ko ari indwara ifata ubwonko, kumva umuziki bifasha umuntu gukira vuba. So gukira gusa kuko binagufasha kuruhuka no kumva utuje. Umuziki uzamura igipimo cy'ibyishimo ndetse unatuma umuntu yumva akanyabugabo, bigafasha gukira vuba kuko utuma ubwonko bubasha gusana ku buryo bwihuse ahari hangiritse. Niba hari umuntu rero uzi ko yigeze arwara stroke, mubwire ko umuti nta wundi ari ukujya yiyumvira umuziki. Nkuko tubibonye, umuziki ni umwe mu miti ku bintu byinshi bitandukanye, kandi ni umuti utagurwa amafaranga menshi kuko ushobora kwifatira kamera kadu ugashyira muri telefone yawe ukajya wiyumvira umuziki nawe uko ushaka. Gusa ukwiye kwibuka ko imiziki iri amoko menshi, bityo ukamenya guhitamo bigendanye n'icyo ugiye gukora, arijyanye na sport, kurya, kuryama, kuruhuka n'ibindi binyuranye. Nahawe rero ho gukora amahitamo mazima no kumenya umuziki ukunze ndetse ugufasha kuruhuka neza. Nabashimiye cyane mwese mwari munkurikiye. Iyi ni simu ncamake. Naho nitwa Abraham. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo andi makuru yacu ataha n'ibiganiro bitaha ntibikagucika, ahubwo bigiye bitabikugeraho mu bambere nta gutinda. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana, naho ubutaha amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.